Nongeye kubifuriza kugira ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mbabwire ko dosiye Agathe Habyarimana yongeye kubyutswa ishami rishinzwe gukurikirana ibyaha by'iterabwoba mu bushinjacyaha bw'Ubufaransa ryasabye urukiko rw'ubujurire guhabwa ikirego cya Agathe Kanziga Habyarimana woze ari umugore wa Habyarimana Juvenal wayoboraga igihugu cy'u Rwanda ngo wongere gukorwaho iperereza ku ruhare yagize muri jenoside yakorewe abatutsi kuko bigaragara ko mbere hari harebwe ku bikorwa bike cyane. Urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu rukiko rw'ubujurire rwa Paris ni mu murwa mukuru w'igihugu cy'Ubufaransa bitegerejwe ko ruzaterana ku itariki ya 19 Werurwe 2025 hagafatwa icyemezo ku busabe bwa ruriya rwego bureba ikirego cya Agathe Habyarimana ku byaha bya jenoside yakorewe abatutsi n'ibyibasiye inyokomuntu mu gihugu cy'u Rwanda. Indi ngingo urukiko ruzasuzuma ni ukwemeza ko amatariki yitabwaho mu iperereza ku bikorwa bya Agathe Habyarimana yongerwa akagezwa ku itariki ya 1 Werurwe mwaka wa 1994 nk'uko bimeze mu mategeko mpanabyaha y'Ubufaransa. Pinat yemereye Le Parisien ni ikinyamakuru gikomeye cyane mu gihugu cy'Ubufaransa ko ubusabe bahaye urukiko bukurikiye ikirego cy'inyongera cyatanzwe muri Nzeri 2024 nacyo gisaba iperereza ryisumbuye kugira ngo ukuri kugaragare harimo no kumva abatangabuhamya benshi cyane. Ikinyamakuru Sud-Ouest cyanditse ko Pinat ikurikije ibigize iperereza isanga uwakoze iperereza yagenje ibikorwa bike igasaba ko hakorwa iperereza ryisumbuye gusa kuko urukiko rutigeze rusubiza bahisemo kujuririra urukiko rw'ubujurire rwa Paris. Agathe Habyarimana imyaka 82 muri 2007 u Rwanda rwamushyiriyeho impapuro zo kumuta muri yombi kubera ibyaha by'ubufatanyacyaha muri jenoside yakorewe abatutsi n'ibyaha byibasiye inyokomuntu akurikiranyweho, ariko Ubufaransa bwanze kumwohereza mu Rwanda ndetse no kumuburanisha. Umuyobozi mukuru w'ishami rishinzwe gukurikirana ibyaha by'iterabwoba mu bushinjacyaha bw'Ubufaransa Jean-François Ricard ubwo yari mu Rwanda muri Werurwe 2024 yabwiye itangazamakuru ko badafite ububasha bwo gukurikirana abakekwaho kugira uruhare mu itegurwa rya jenoside yakorewe abatutsi. Yagize ati dufite dosiye ye, iyi dosiye iragoye gukurikiranwa nk'uko nabivuze, ati ko dufite ubushobozi gusa ku byaha byakozwe kuva jenoside itangiye. Ntabwo twe abacamanza b'Abafaransa dufite ububasha bwo gukurikirana ibyaha byakozwe mbere y'itangira rya jenoside, urugero nk'abantu bagize uruhare mu gutegura jenoside yakorewe abatutsi. Ishyirahamwe ry'imiryango iharanira ko abakoze jenoside mu Rwanda baburanishwa rikorera mu Bufaransa Collectif des Parties Civiles Rwandaises rigaragaza ko Agathe Habyarimana yatanze inkunga kuri radiyo rutwitsi ya RTLM yakwirakwije urwango ku batutsi ndetse ngo yanagize uruhare mu gutegura intonde z'abatutsi bakomeye cyane bagombaga kwicwa. Agathe Kanziga yari mu kazu Réseau Zero kagizwe n'abacurabwenge ba jenoside yakorewe abatutsi, ariko Ubufaransa bwakunze kugaragaza ko nta bimenyetso bifatika bafite byatuma agezwa imbere y'ubutabera. Yahungishijwe ava mu Rwanda ku itariki ya 9 Mata umwaka wa 1994 bitegetswe na François Mitterrand wari perezida w'Ubufaransa icyo gihe, akaba n'inshuti magara ya perezida Juvenal Habyarimana wari wamaze kwitaba Imana azize impanuka y'indege yabereye mu mujyi wa Kigali i Kanombe. Hanyuma ikinyamakuru cya Kadomo.com kandi cyanditse ati Agathe Habyarimana umugore wategetse ko imibiri y'abatutsi igaburirwa ingurube. Ku itariki 21 Mutarama mwaka wa 1942 igiciye muri Rubavu y'ubu ati zari impundu inshuti bavandimwe berekezaga mu rugo rwa Gervais Magera umucuruzi wo muri ako gace, ati bagiye guhemba umugore we Josephine Nyiranshakiye. Ababyeyi bavuzaga impundu baterura umukobwa we, ati bamuterera hejuru bose bati kura ujye juru. Uwo wari wavutse yari Agathe Kanziga, batekerezaga ko azaba uwo yabaye we. Ni umwe mu bakobwa 4 Magera na Nyiranshakiye babyaye mu bana 5. Umuhungu umwe niwe Proteze Nyiranyirazo wabaye prefet wa Ruhengeri. Yaje gukura aba inkumi maze ku itariki ya 17 Kanama mwaka wa 1963 imiryango iraterana yemeza ko igomba kumushyingira, ariko ikamushyingira ku bantu bataraba kure, ati kubera kure, ati mu ntera na kure, ati mu isano. Semagera yahisemo ko umukobwa we ashyingiranwa n'abo kwa mwishywa we Suzanne Nyirazuba yari afite umusore
Uwimbirizi wari ufite imyaka 26 wakuriye irambura akaba umuhungu w'umukateshiste Jean Baptiste Ntibazirikana witwaga Habyarimana Juvenal. Habyarimana yari kapiteni mu ngabo z'u Rwanda, yari yarabengutse Kanziga bahuriye mu misa, aza kumwandikira akabaruwa kasubijwe nyuma y'iminsi 9 Kanziga avuye mu masengesho ya novene. Barabanye babyarana abana bagera ku 8, imfura yabo iza gupfa iguye mu Faransa mwaka wa 1997. Yari umuhungu witwaga Jean Pierre Habyarimana, bucura we yitwa Marie Merci Habyarimana. Imyaka yarakomeje, Kanziga aza kuba umugore w'igikomerezwa mu gihugu cy'u Rwanda, agira ijambo yewe no kurusha umugabo we. Abari bamuzi ntibabashije kumusobanukirwa neza kugeza mu minsi ya nyuma y'umugabo we wayoboye u Rwanda kuva muri Kanama umwaka wa 1973 kugera ku itariki ya 6 Mata umwaka wa 1994. Bari bamuzi nk'umugore ukunda kuganira, agatumira kenshi cyane abaturanyi be mu rugo mu gihe afite abashyitsi, yewe akanarenzaho akabasaba ko bajyana mu misa. Ubwo ni igihe nyine yabaga atasengeye mu rugo rwe i Kanombe, cyane ko hari icyumba, no kuvuga chapelle cy'amasengesho. Muri iyo chapelle Papa Yohani Paulo wa kabiri ubwo yasuraga u Rwanda hagati ya tariki ya 7 n'itariki ya 9 Nzeri umwaka wa 1990 yihasomeye misa. Ku rugi rwayo hariho inziga ebyiri zifatanye zisobanuye ko umugabo n'umugore babaye umwe mu Mana. Nyuma yaho indege ya Habyarimana yari imaze guhanuka, abarinzi be bahise batangira kwirara mu ngo z'abatutsi zari hafi aho ngaho, barabica ku itegeko rya Agathe Habyarimana. Icyo gihe niwe muntu wari usigaranye ijambo rikomeye cyane mu gihugu, ku buryo yategekaga icyo ashaka kigakorwa, cyane ko yaranasanzwe akomeye. Ugukomera kwe kunahuzwa n'uko yari afite abantu benshi cyane bo mu muryango we bakomeye cyane mu nzego zose z'igihugu, barimo na musaza we Colonel Elisa Gatwa. Niyonshuti Marie Chantal yari umuturanyi wo kwa Habyarimana. Urugo rwabo rwari rwegereye neza urwa Habyarimana w'u Rwanda, uri perezida w'u Rwanda, kuko nta rundi rwacaga hagati yazo. Yigeze kubwira ikinyamakuru ya Kadomo ko ati hari umugabo waje arambwira ati umusirikare w'umujepe twari inshuti, we yanyeruriye ko abantu bo kwa Habyarimana b'abatutsi bishwe n'itegeko rya Agathe Kanziga. Ngo yarabwiye ngo mutegereje irindi tegeko ryande, mutegereje ko Habyarimana ari we uza kubaha amabwiriza, mubanze mukureho umwanda. Musanabera Josephine atuye umudugudu wa Mukoni mu kagari ka Kamashashi, munsi y'ahari urugo rwa Habyarimana. Yasobanuye ko Agathe Kanziga yatangiye ibwiriza ryo kwica abatutsi ku gipangu. Ati hari iwabo wa Chantal arahitwa kwa Murasira, ati kwa Murara. Iryo joro rwose ati niwe wahararaga ati ku bipangu, akavuga ngo uriya mwanda sinyushaka, imyanda y'abatutsi sinyishaka, niyo inyiciye umugabo. Kuva ubwo Agathe Habyarimana yatangaga itegeko, abasirikare barindaga urugo biraye mu batutsi bari baturanye, barabica, babicana ubugome bukomeye cyane ndengakamere, bifashishije imbunda ndetse na acide. Umwe mu basigaye bo kubara inkuru ibyabaye ni umugore witwa Florence Mukandahiro. Florence Mukandahiro yabonye n'amaso ye ibyabaye iryo joro, aracyafite ibikomere yatewe na jenoside yakorewe abatutsi. Mu rugo rw'iwabo uwo munsi hari umuryango mugari w'abantu 16 barimo abo bavukanaga, ababyeyi, bishywa be n'abandi. Ati ikindi kintu nziho Agathe Kanziga, iminsi mikuru yarabaga agatumira n'abaturanyi be bose tukajya mu rugo rwe, ati no mu rusengero, ati yari umukristo, twahuriraga mu misa, bigaragara ko yari indyarya, ati kuko iyo aza kuba undi ugira urukundo ntaba yaratumye abaturanyi be bapfa. Yari afite ubushobozi ati bubuza abajepe kutwica. Abo mu muryango we bishwe n'abajepe boherejwe na Agathe Kanziga. Mukandahiro Florence asigara aho ngaho mu mirambo atarasha mu mwuka. Umunsi wakurikiyeho abicanyi baragarutse mu rugo rw'iwabo kunogonora abakomeretse. Bari bayobowe na mwishywa wa Agathe Kanziga Joseph, benshi bataziraga izina rya inyamaswa, ati kubera ubugome bwe.
Mukandahiro France ati niwe wadukuye mu nzu, ati n'izo nterahamwe ngenzi ze, ati batujyanye ku bworozi bw'ingurube za Habyarimana batemagura imirambo yanjye, ati ndeba, ati banagira ingurube. Ijambo nibuka nabwiye Joseph, naramubwiye nti mbabarira mbanze nsengera ubugingo bwanjye kandi n'ubwawe Imana ibubabarire. Yankubise umugeri mu mugongo ngwa muri ya mirambo, numva impiri mu mutwe iranshegesha, ati kwa gukubita abona amaraso avirirana, ati bagira ngo napfuye. Mukandahiro France avuga ko Agathe Kanziga nk'umuntu ati twari duturanye, ati nta nubwo yari kwemera ko batwica. Avuga ko ahuye na Agathe yamubwira ko akwiriye gupfukama agasaba imbabazi. Nyuma y'imyaka 30 Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye, ubutabera bw'Ubufaransa bukomeje kugenda bigura intege mu kuburanisha uyu mugore ufatwa nk'umwe mu bafashe iya mbere mu bwicanyi bw'abakorewe Abatutsi. Ku wa kabiri tariki ya 18 Werurwe 2025, ishami rishinzwe gukurikirana ibyaha by'iterabwoba mu bushinjacyaha bw'Ubufaransa byasabye urukiko rw'ubujurire guhabwa ikirego cya Agathe Kanziga Habyarimana ngo yongere gukorwaho iperereza ku ruhare yagize muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Biteganyijwe ko uru rwego ruzaterana ku itariki ya 19 Werurwe 2025 hagafatwa icyemezo ku busabe bwa Pinate bureba ikirego cya Agathe ku byaha bya Jenoside yakorewe Abatutsi n'ibyibasiye ku muntu. Indi ngingo urukiko ruzasuzuma ni ukwemeza ko amatariki yitabwaho mu iperereza ku bikorwa bya Agathe Kanziga yongerwa akagezwa ku itariki ya 1 Werurwe 1994 nk'uko bimeze mu mategeko mpanabyaha y'Ubufaransa. Pinate yemereye Le Parisien ko ubu busabe yahaye urukiko bukurikiye ikirego cy'inyongera cyatanzwe muri Nzeri 2024 nacyo gisaba iperereza ryisumbuye kugira ngo ukuri kugaragare, harimo no kumva abatangabuhamya benshi. Isanga uwakoze iperereza ryabanje yaragenje ibikorwa bike, igasaba ko hakorwa iperereza ryisumbuye. Ni Agathe Kanziga Habyarimana, uyu yari umufasha wa Perezida Juvenal Habyarimana.